Yesu yarapfuye arahamba, ishirinduka umwijima iratigita, ku munsi wa gatatu arazuka, ubu yagiye mw'ijuru. Yesu nashimwe bene data bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi n'ubundi turacyavuga ku nkuru za Yesu Kristo cyangwa se kwizuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, n'ibijyanye na Pasika. Imana yo mw'ijuru ikomeze itugirire neza. Reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 19 n'umurongo wa mbere. Haranditse ngo nuko Pilato aherako ajyana Yesu, bamukubita imikoba. Imana iturengere. Uyu munsi bene data bavandimwe bakozi b'Imana, turacyareba ku bijyanye na Pasika. Bene data bavandimwe, ni byiza cyane kumenya ibijyanye na Pasika cyangwa se ibijyanye n'igihe Yesu yari ari ku musaraba. Bene data, Yesu wacu bamubambye ku musaraba nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, kandi ngo bamukubise imikoba. Bene data bavandimwe, nicyo kigaragaza urukundo rwinshi Imana yari ifitiye abantu, cyangwa se uyu munsi wa none Imana ifitiye abantu. Rero reka turebe ku gufatwa kwa Yesu uko byagenze. Ni ukuvuga ngo Yesu yafashwe nijoro mu busitani bwa Getsemani nyuma yo gusenga. Yari amaze gutangwa na Yuda, uwo bita Yuda Isikariyoti, umwe mu bigishwa be 12. Bene data bavandimwe, Yesu yatanzwe n'umwe mu bigishwa be, abo bakoranye umurimo, abo babanaga mu murimo w'Imana, abo bavuganaga ubutumwa bagendana ku misozi ahantu hose. Umwe muri bo witwaga Yuda Isikariyoti niwe wamutanze kugira ngo Yesu afatwe. Bene data bavandimwe rero, Imana yo mw'ijuru ikomeze itugirire neza. Ni ukuvuga ngo no mu nshuti zacu twizera cyangwa se dukorana umurimo w'Imana, naho dushobora guhuramo n'abagambanyi, nk'uko umwe mu bo Yesu yajyanaga nabo cyangwa mu bo bakoranaga mu ntumwa 12 ari we wavuyemo akagambanira Yesu Kristo. Reka turebe noneho kuburanishwa kwa Yesu no gucirwa urubanza. Reka turebe, Yesu yajyanywe imbere y'abakuru b'abatambyi n'abakuru b'abayuda. Ni ukuvuga ngo bamushinjaga ibinyoma bifuza ko yicwa. Ni ukuvuga ngo abo bamushinjaga ibinyoma bamujyanye imbere y'abakuru kugira ngo yicwe. Ni ukuvuga ngo yabanje kuburanishwa imbere y'uwo bita Kayafa, yari umutambyi mukuru. Noneho nyuma nibwo yajyanywe kwa Pilato, umutware w'Abaroma. Ni ukuvuga ngo uwo mutware w'Abaroma Pilato yasanze Yesu nta cyaha afite, ariko kugira ngo agire amahoro y'Abayuda, yarababwiye ngo bakore icyo bashaka. Yarababwiye ngo nibamujyane, nibamutware, ngo bamubambe. Ni ukuvuga ngo Pilato we yasanze nta cyaha Yesu afite, ariko kuko Abayuda bashakaga ko Yesu yicwa, Pilato nta kindi yari bukore, yashatse gushimisha Abayuda. Arababwira ati nimumujyane, mugende mumubambe. Noneho reka turebe uburyo Yesu yambitswe ubusa, cyangwa se uburyo Yesu yakojejwe isoni. Ni ukuvuga ngo bamukubise ibiboko byinshi. Twabibonye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 19 umurongo wa mbere, handitse ngo nuko Pilato aherako ajyana Yesu, bamukubita ibiboko. Rero bene data, hano twabibonye ko Yesu yakubiswe cyane ndetse akanashinyagurirwa. Nari mbabwiye ngo turebe hano mu kwambika ubusa cyangwa mu gukozwa isoni. Ni ukuvuga ngo niho bamukubita ibiboko byinshi, bamushyiriye ikamba ry'amahwa mu mutwe. Ni ukuvuga ngo Yesu yambitswe ikamba ry'amahwa mu mutwe, bamuseka nk'aho atari umwami. Mbese bamufashe nk'umuntu ahari udafite agaciro. Yesu hano bamwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe, aho niho yatangiye gukorwa n'isoni. Ni ukuvuga ngo bamukubise ibiboko, aho naho isoni zari zatangiye kumukora. Bamushyira ikamba ry'amahwa mu mutwe, arababara cyane. Aho naho urumva byari bikomeye kuri Yesu. Ikindi, yambitswe n'imyenda isuzuguritse, baramwinuka Yesu, bakajya bamucira, bakajya n'imyenda bayimushwanyuriraho. Ni ukuvuga ngo Yesu hano rwose bamukojeje isoni, yakozwe n'isoni, ari umwami w'abami, yaraje gucungura isi. Imana yo mw'ijuru ikomeze iturengere. Bene data bavandimwe rero, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yesu yarakubiswe, bamwambitse ikamba ry'amahwa ndetse bamukojeje isoni,
bamwambika n'imyenda isuzuguritse, imyenda mibi, imyenda y'ibishwambagara. Imana yo mu ijuru ikomeze itugirire neza. Noneho reka turebe kubambwa ku musaraba uko byagenze kwa Yesu. Yesu yajyanywe ahitwa Igorogota. Ni ukuvuga ngo aho ngaho Igorogota niho hitwa i Nyabihanga. Kuri uwo musozi wa Nyabihanga niho bise Igorogota. Bamubambye hagati y'abagizi ba nabi cyangwa se y'ibisambo bibiri aho ngaho kuri uwo musozi wa Gorogota. Ni ukuvuga ngo igisambo kimwe cyangwa se umugizi wa nabi umwe bamushyize iburyo bwa Yesu, undi bamushyira ibumoso bwe. Noneho Yesu imyenda ye bayimukuyemo aho ngaho ku musaraba, bayivugiraho amagambo mabi. Noneho ibyo birangiye, hari n'andi magambo 7 Yesu yavugiye aho ngaho ku musaraba i Nyabihanga cyangwa se Igorogota. Yesu yaravuze ngo Data bababarire kuko batazi icyo bakora. Aho ngaho yari ari ku musaraba, bari kumubamba, bari kumukorera iyicarubozo cyangwa se bari kumukorera imirimo y'agashinyaguro kuri we kuri uwo musaraba. Yesu arangije arababwira ati Data bababarire kuko batazi icyo bakora. Ibyo nabyo wabisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice bya 23 n'umurongo wa 34. Yesu arangije bamaze kumukubita, bamaze kumubamba, bamaze kumwambika ikamba ry'amahwa, bamuteye imisumari, igihe cyo gupfa kukigeze, Yesu yaravuze ngo byarangiye. Iryo jambo naryo yararivuze. Iryo jambo naryo Yesu yavuze ngo byarangiye twarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho ni cya 19 umurongo wa 30. Arangije Yesu kuvuga ngo byarangiye, icyo gihe yahise aca umwuka urahera, birarangira. Rero bene data bavandimwe, hari n'indi jambo Yesu yavuze mbere yuko avuga ngo byarangiye. Yaravuze ngo Data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Nabyo twabisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 23 umurongo wa 46. Yesu rero bene data, ayo niyo magambo yavuze ari ku musaraba ya nyuma. Yesu rero icyo gihe akimara kuvuga ngo Data niho nshyize ubugingo bwanjye mu maboko yawe, niho byakurikiwe n'ijambo rivuga ngo byarangiye. Icyo gihe rero Yesu nibwo yahise aca, bihita birangira, Yesu ahita apfa. Bavandimwe bene data, izi ni inkuru z'ukuntu Yesu yabambwe z'igihe yari ari ku musaraba. None reka mbabwire ibyabaye mu gihe yari ku musaraba. Nanone Yesu ni ukuvuga ngo mu gihe yari ku musaraba Yesu, guhera amasaha 12 yose, guhera saa 6 kugeza saa 9, Bibiliya itubwira ko hari umwijima ku isi hose. Noneho intumwa za Yesu zaramwunamiye, zunamiye urupfu rwe. Ni ukuvuga ngo igihe Yesu yapfaga, isi yaratigise, cyangwa se urugi cyangwa se umwenda ukingiriza hera watabutsemo kabiri. Nabyo twabisanga muri Matayo ibice byaho 27 umurongo wa 51. Ni ukuvuga ngo Yesu yari umwana w'Imana koko. Ni ukuvuga ngo Yesu icyo gihe apfa, harimo abantu bamwe bapfuye yazukanye nabo. Igihe yazukaga yakinguye ibituro by'abera bose, nabyo birakinguka. Ni ukuvuga ngo abera bavamo, nabo bazamukanwa nawe. Icyo gihe rero Yesu yagaragaje ko ari umwana w'Imana. Yesu rero ntago byarangiye, kuko hari n'umusirikare umwe wavuze ngo uyu koko yari umwana w'Imana, uyu koko azize ubusa, uyu azize akarengane. Ni ukuvuga ngo Yesu rero byaje kugaragara ko yari umwana w'Imana. Ndetse no mu bisambo bibiri byari bibambanywe nawe, harimo umwe wavuze ngo Mwami nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Icyo gisambo nacyo cyarababariwe, kuko Yesu yahise akibwira ngo uyu munsi urabana nanjye muri paradizo yera. Imana iduhane umugisha. Bavandimwe bene data, rero turacyakomeje urupfu rw'agashinyaguro ka Yesu, cyangwa se uko yabambwe ku musaraba. Reka turebe noneho iby'ishyingurwa rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu yapfuye ari kuwa gatanu ku manywa y'ihangu. Umuntu yitwaga Yozefu yari umukiranutsi kandi yubahwa muri ako gace. Yasabye umurambo wa Yesu awushyingura mu mva ye nshya, kuko abantu ba kera bajyaga bacukura imva zabo kugira ngo nibapfa bazazishyingurwemo. Rero Yozefu yaravuze ngo iyi mva yanjye muyishyinguremo umwami wacu Yesu Kristo. Barabikoze. Yesu yashyinguwe mu mva ya Yozefu. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo bamushyinguye mu mva ishyashya ya Yozefu, barangije bashyiraho ibuye rinini barasiba.
Imana yo mu ijuru itugire neza. Rero ibi byose byabaye kugira ngo Imana isohoze ibyo yasezeranyije abantu bayo. Ni ukuvuga ngo muri bimwe byagiye bihanurwa, byahanuwe yuko Imana izatanga umwana wa Yesu Kristo agapfira abari mu isi yose. Rero ibi byose byabaye kugira ngo isezerano Imana yasezeranyije abantu risohore. Yesu yapfiriye ibyaha byacu kugira ngo tubabarirwe, duhabwe ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Nsoza bene data, ikindi nabibutsa nuko Yesu ataheze mu mva, ku munsi wa gatatu rwose yarazutse. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Mwakoze rero kubana natwe, mukomeze muze twumve ijambo ry'Imana, dusobanukirwe byinshi ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, kandi Imana izatugirira neza, dushake ubugingo buhoraho, twihane abatarakizwa, abatarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Namwe muze dukorere Imana, muze dushake Imana, twirinde icyaha n'igisa nacyo. Imana yo mu ijuru izakomeza itugirire neza. Muri iyi minsi ya Pasika rero turi kwibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, niyo mpamvu turi kugenda tubagezaho ibijyanye na Pasika ahanini. Imana ikomeze ibahe umugisha. Shalom shalom. Yesu yarapfuye arahamba, isi ihinduka umwijima, iratigita. Ku munsi wa gatatu arazuka, ubwo yagiye mu ijuru.